Muraho cyane mu nkuru z'abato. Uyu munsi muri kumwe nanjye Rukizangabo Shami Aloise, tukaba tugiye kubana mu nkuru z'abato nk'ibisanzwe. Mukomeze musure YouTube channel yacu yitwa Inkuru z'abato, mukande subscribe, mukande kuri share kugira ngo mubisangize abandi, mukande no kuri iyo nzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho 5 kuri 5. Uyu munsi nanone ndi mu nkuru z'abato mu rungano. Aba basaza n'abakecuru twese turangana, mwiha amashyi cyane, murakuze. Abana mwese aho muri turabasuhuza cyane. Uyu munsi nanone dufite ibikoresho bya kinyarwanda tugiye gutangiriraho. Oho, iki gikoresho murakizi? Iki murakizi? Yego. Iki ngiki ni iki? Umwambi n'umuheto. Yego, umwambi n'umuheto. Hanyuma se iki nicyo bita iki? Uyu ni umwambi. Hanyuma se ibi ngibi babikoresha iki ubundi? Abantu bacu ba kera babikoreshaga iki? Bagiraga bate? Bahiga inyamaswa, cyangwa bari ku rugamba, cyangwa binezeza, bagashinga intego hariya. Abahungu nkamwe mukiga kurasa, mukiga kumasha, sibyo? Ibyo rero nibyo abakera bacu bakora. Akabakita iki? Akarya. Umurya nuwo kunanga. Akangaka bakita iki? Umuhungu cyangwa umukobwa uri bukavuga aka kagozi bakita iki? Cyuzu. Wiri? Umukamba. Okay. Umushipiri. Mu nkuru z'abato uyu nguyu ni ikamba, abandi ngo ni umushipiri, abandi ngo ni iki? Akangaka bakita injishi. Ni mwiha amashyi kuko mwabimenye. Marareshya. Akangaka bakita injishi y'umuheto, niko bafatishaho uyu mwambi bagakwega. Hanyuma izi impembe z'umuheto, aha bahita impembe z'umuheto, zikenda gukomana. Murumva? Ukabura umugabo koko uzi guheta umwambi hanyuma bikajya kure. Akira umuheto wawe sha. Tuzawuvuganaho byinshi, hari ibice byinshi nababwiye. Iyi bayita inanga. Intanga. Cyuzu. Ntabwo ari nta, ni na. Ntabwo bayita intanga, bayita inanga. Hanyuma ibi ni iki? Bya bindi mwitaga imishipiri? Imirya y'inanga. Hanyuma tuzareba n'amano y'inanga ubutaha, tuzareba n'ibi byose uko babyita, sibyo? Ndabona benshi batangiye guharagataho, ariko nimureke tudaca imirya y'inanga. Ahubwo nashaka hanyuma bayikoreshaga iki? Se bayikoresha iki? Mu gucuranga. Mu nkinamico. Yego. Abana mudukurikiye muri hirya no hino, iki nicyo bita inanga. Abantu bacu ba kera bari baragikoze ku buryo kigira amajwi. Iyi mirya y'inanga igira amajwi, hanyuma bakayikoresha mu buryo bwo gususurutsa imbaga, cyangwa se umuntu ashaka kwicurangira nk'ukuntu umuntu acuranga gitari. Bayicurangaga no mu bindi bintu nko kuragura, nko kugira ibintu byose nk'ibyo ngibyo. Urumva? Reka tuyibike rero ubu ote. Hanyuma ubundi dutangire inkuru z'abato uyu munsi twicaye. Muhana umwanya twicare. Hanyuma yewe mwashaje neza. Twatangiye inkuru z'abato muri abasore n'inkumi, none mwashaje, sibyo? Ubutaha tuzaza n'abandi. Mwebwe ntabwo mukiri bato, mwabaye abasaza n'abakecuru. Yego. Oya, muracyari abakobwa n'abasore bakiri batoya. Yego, abasore n'abakobwa bakiri bato rero hano. Umukuru afite imyaka ngira ngo ni 14 cyangwa 15. Ni Keza. Haguruka bakurebe. Uyu nguyu afite iyo myaka. Hanyuma dogiteri uyu nguyu
niwe ngo uzaba dogiteri afite imyaka 8. Haguruka nawe bakurebe. Yego, ngaba rero inkuru z'abato dufite uyu munsi. Reka dutangiye tureba amabara yaje ate mu bantu. Keza akabasa gutya, hanyuma dogiteri harya witwa irindi nini? Razia. Irindi inde? Bamporeze Razia. Akaba we ari agakara kameze gutya kisine keza cyane. Mwicare mbibabwire. Umunsi umwe rero nihagira ukomerezaho se numve. Kera habayeho umugabo n'umugore, sibyo? Umugabo n'umugore babaho ngaho barashakanye, babura urubyaro pe. Ngo ye baba we, namwe murabizi ko kubura urubyaro ari bibi. Yego, ntabwo nabanjije bya bindi. Aha, mwamwumvise ko amaze gukamirika inkuru z'abato. Mbacira umugani, mbabambuza umugani cyangwa se mbabambuza undi. Nuzava ikamigani cyangwa se ikantarange azasanga ubukombe bw'umugani bukiziritse he? Umuganda w'inzu sha. Ku muganda w'inzu ariho rwose bukiziritse. Hanyuma rero umugabo n'umugore babaho ngaho. Sha kubyara biranga pe. Biranga haca iminsi myinshi kubyara biranga. Ariko umunsi umwe Imana irababonekera. Imana, ariko Imana ni isa gute buriya? Wari uvuze ngo isa ngo n'umugabo? Wari uvuze ngo iki? Imana isite? Isa nkatwe. Dogiteri ngo isa nkatwe? Imana isa natwe, isa n'umuntu. Yego, ariko Imana ntigaragara. Imana tuyibonera mu bantu. Hanyuma rero umunsi umwe Imana irababonekera, iraza irababwira ngo mugiye kuzabyara abana babiri. Ariko abo bana babiri bazahura n'ingorane. Ati ariko Imana yongeraho ngo ariko muhumure, izo ngorane bazahura nazo zizaba ari ngombwa, zibazaba zifite iki? Zizaba zifite umugambi. Umugabo aho ngaho agiye kubona babona basamye, umugore asamye inda. Gusaba inda muzi icyo ari cyo? Yego, aratwita. Yego, aratwita, atwita abana b'impanga. Impanga ebyiri. Bakivuga ngo impanga ubwo ari abana babiri, sibyo? Abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Mbese umwe ameze nka Cyuzuzo, undi ameze nka Wiri. Hanyuma baratwita nyine barabyara. Bamaze kubyara, kubera ibintu Imana yari yarababwiye, bakajya bigengesera abo bana buri gihe bakabiyegereza, kandi bakabaha impanuro nyinshi. Bakababwira bati bana bacu ntimukajye mu gasozi, ntimukajye mu gakungu, ntimukagire mute, kugira ngo mutazahura n'ingorane. Ariko abana ntibababwire impamvu barimo kubabwira. Ababyeyi babo babaha izo mpanuro zimeze gutyo. Abana barakura, bibaho ngaho, baba udusore n'udukumi nkamwe. Ariko igihe kimwe bateguraga isabukuru yabo y'imyaka 15. Nkande hano Moyize ari hehe? Banganaga na Moyize. Undi ufite 13 ninde? Nawe? Yewe Moyize we, ni wowe ufite imyaka 13 wenyine hano. Hanyuma rero bangana na Moyize. Babateguriraga isabukuru y'imyaka 13. Babaga ahantu heza cyane, hari icyanya cyiza cyane. Ubwo icyanya mvuga ni nk'ifamu, hari ubwatsi bwiza cyane. Iyo nzu yabaga muri iyo famu. Noneho habaga udusimba twinshi cyane twazaga kubasura, impara, imparage,
urumva intare nazo zarahazaga, inzovu nazo zarahacaracaraga, imvubu nazo zavaga mu mazi zikaza kuharisha. Umva hari ahantu heza cyane. none si ibyo bisimba ntabwo byaryanaga? Ibyo bisimba rero ntabwo byaryanaga icyo gihe, byari byarabamenyereye. ni nk'uko worora imbwa mu rugo, imbwa yagera ikamenyera abana bo muri uru rugo, muri urwo rugo ntigire ikibatwara. bibaho ngaho. noneho ababyeyi babo baza kugira akanyamaswa kitwa isha. Isha murayizi? Sha ntabwo muyizi, ntabwo murayibona. Murayizi? Iriruka cyane. Isha rero iza kubabera inshuti cyane, iba inshuti y'abo bana, yababona ikabakunda, ikabarigata, urumva bakayikunda rwose pe. hanyuma ababyeyi babo baza guhitamo ko iyo sha bari buze kuyiteguraho imyenda, urumva. hanyuma abo bana bakaza kubicazaho, bakajya babafotora, bakabatekera ibiryo muri iyo famu mu gasozi aho ngaho. hanyuma bakaza kurya kuri uwo mugoroba, bakabafotora akazuba karenga. umva bari babateguriye ibirori byiza cyane. mu Kinyarwanda ntibavuga ikirori, bavuga ibirori. ntimukavuga ikirori. burya ikirori burya wapi rwose. ikirori ntimukakivuge, mujye muvuga ibirori. urumva babategura ibirori byiza cyane, baravuga bati umva abana bacu uyu mugoroba bari buryoherwe. ubwo kandi kubera ko hari ahantu kure, inzu yabaga iri nk'aha ngaha, aho ngaho barimo kubitegurira ari nko mu birometero 3, hari mu gasozi keza cyane, hameze nko muri pariki, mbese ahantu heza. hanyuma icyo gihe bari barimo kubitegura, bagiye kubona babona shaho, babona ku nzu umwotsi urimo gucumba cyane. Mana yanjye, reba nawe abana bajya kuza bakaza ari abana b'impanga, wajya kubona ukabona aho wabasize inzu irimo gucumba, irimo gushya. ubwo uri umubyeyi wabyifata mute wowe? wagwa muri koma? aha, Keza aravuze ngo wagwa muri koma, dogiteri aravuga ngo ubwo hari icyo avuze, n'abandi namwe mise mbona mubabara cyane. ababyeyi babo bahise biburuka kibuno mpamaguru, kibuno mpamaguru. kwiruka kibuno mpamaguru murabizi, ni ukuyabangira ingata, kwiruka cyane, amaguru akajya agenda akubita ku kibuno. bariruka cyane, bagezeyo basanga babana kwa kundi bakundana n'udusha na twa tunyamaswa, babonye ubwatsi butangiye gusaza, barabutwika kugira ngo utunyamaswa tuzarisha uruhira. uruhira muzi icyo ari cyo? hari ukuntu agasozi gashya, noneho kamara gushya ubwatsi bugatangira kumera bundi bushya. ubwo nibwo bita ubwatsi bw'uruhira. ni ubwatsi bwari butoshye cyane, buryoshye, buryoheye utunyamaswa. abana be baravuze bati ubwo hano hatangiye kuma, reka twike, hanyuma hazaza ubwatsi bw'uruhira. barahatwika, bahatwitse batangira kureba ikibatsi cy'umuriro. ikibatsi cy'umuriro muzi icyo ari cyo? ikibatsi cy'umuriro kwa kundi ugenda wiyereza mu birere, barabireba bakisekera, ariko bagiye kubona abona umuriro urabasatiriye, batangira gushya n'inzira ye. ababyeyi babo bahageze basanga abana batangiye gushya. umubyeyi, umugabo ahita afata umwana w'umukobwa, aramwirukankana ku mugezi wari uri hafi aho ngaho, aragenda amukubitamwo kugira ngo areke gukomeza gushya. urumva amukubitamo, ariko amukubisemo yongeye kumujanduramo atagishya, asanga uruhu rwavuyeho. umwana uruhu bikomeza kumera, akomeza kuba umuntu umeze nk'inzobe nyine, nk'uko inzobe uruhu rwanga kugarukaho.
none wa mwana w'umuhungu nawe uko yakagumye aho ngaho, nyina kubera ko yari amaze kuba gasore, nyina amutanira kujya kumushyira muri uwo mugezi biranga, aragenda ajya hafi aho amushyira mu rwondo. Urwondo nyine atangira kurumusiga kugira ngo amupfubye. Muri mwe hari uwigeze gushya? Ninde wahiye? Nta wahiye. Nta urashya. Baramupfubya ariko nawe ntiyakomeza gushya, baramupfubya birarangira. Bimurangiye nyina amunaga ku gasozi, ariko ikibabaje nyina kubera ko yari yasaye mu rwondo, murumva ngo Yesu ananirwa ubuvamo mu isayo. Umugabo aje asanga umugore yaheze mu isayo, umwana yamunaze ku gasozi, umugabo nawe afata uwo mwana amusiga ku gasozi ajya kujandura umugore we. Agezeyo kumujandura biranga, bose bahera mu rwondo barapfa. Murifata mu maso, bose barapfa, hasigara ba bana b'impanga. Umwe asigara ameze ate? Ari igikara kubera ko bamupfubije na rwa rwondo, undi umubiri wanga kugusubiraho, aguma ari inzobe. Kuko ari bo bonyine bari bari ku isi, wa mukobwa barakura barashakana. Bashakanye babyara umwana, umwe akaza asa na nyina, ari akayobe. Ari akayobe asa nande? Na nyina. Hanyuma babyara undi akaza ari agakara asa na se, kubera ko se yakomeje kuba agakara kubera urwondo bamusize kugira ngo muraseka. Aho rero byarakomeje bimera bityo, mu bantu hadukamo abantu b'inzobe, ndetse zimwe ziba inzobe cyane b'abazungu, abandi babirabura nkanye. Singe wahera hahera iki? Singe wahera hahera umugani n'abantu b'inzobe n'abantu b'ibikara. Nuvuka uri agakara cyane ujye umenya uti ndasa na papa. Nugira uri inzobe cyane uzavuga uti inkomoko yanjye buriya ni kuri mama rwose. Singe wahera hahera iki? Ngaho ni muha amashyi bana b'inzobe batumye dukomokaho sha abana b'inzobe n'udukarasha. Inkuru z'abato uyu munsi tuzishoreje kuri uyu mugani w'inkomoko y'abantu b'inzobe n'abantu birabura. Bityo rero abana, nubona runaka ari inzobe, umwana mugenzi wawe ari inzobe, cyangwa ukabona umugenzi wawe yirabura cyane, cyangwa se ukabona aravanze asa na nyina na se, nyamuna ntukabimuhore cyangwa se ngo uvuge ngo uyu nguyu arasate, ahubwo twese dusa n'Imana, dukomoka ku muntu umwe. Uko byagenze nuko nguko. Mu nkuru z'abato z'ubutaha tuzababwira ibindi. Mukomeze mukore subscribe kuri YouTube channel yacu Inkuru z'Abato, mukore share kugira ngo muzisangire n'abandi, kandi mukomeze mukore kuri iyo nzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho 5 kuri 5.